n'uwo victime ambwira ko iyo perime akiyifite nibyo, ariko ibindi byangombwa Prince Kid arabifite. namwandikiye biranga, namuhamagaye ntibyakunze, aho umugabo aguye ubundi uteraho utwatsi. Aramutse nabwo kandi yaragiye akagaruka imyaka 5 yararangiye, nta nubwo yakongera gufungwa kuko icyaha cyaba cyararangiye. Kugira ngo ufite urubanza ruri kuri level ya rape ukabona urupapuro rw'inzira, then that's another question. Hashize iminsi igera kuri 3 urukiko rukuru rukatiye Ishimwe Dieudonné uzwi ku izina rya Prince Kid igifungo cy'imyaka 5 rumuhamije ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina, bivuga ko yakoreye bamwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda. Nyuma yo gukatirwa imyaka 5 haracyari amahirwe ko Prince Kid ashobora kujurira mu minsi 30. Gusa kugeza kuri uyu munsi uruhande rumwunganira mu mategeko ntacyo ruratangaza ku bijyanye n'ubujurire, aho benshi batangiye gusakaza amakuru bavuga ko Ishimwe Dieudonné yaba yarakatiwe atari mu Rwanda ahubwo ngo ari mu gihugu cya Dubai we n'umugore we Iradukunda Elsa. Ibi bikaba byasakajwe ku rubuga rwa Twitter, ubushinjacyaha bukaba bwatangaje ko aya makuru batayazi. Ndetse umwe mu banyamakuru uzwi ku izina rya Muteyezu Oswaridi atangaza ko yagerageje kuvugisha inzego zitandukanye ndetse na Prince Kid ubwe ku giti cye ntabashe kumubona. Iriya tweet iravuga guhera ejo bura nimugoroba maze kubyemera ku mugaragaro ko kandi ni n'inshingano zanjye nk'umunyamakuru gushaka ukuri. Gusa sinzi aho igihuha cyavuye. Bambwira nahereye ku muvugizi wa RIB ambwira ko amakuru nayamenya nzaba uwa mbere mu bazayabwira. Hanyuma mu gitondo kuko nta mpamvu yo gucokoza abayobozi mbaza umuvugizi wa rura rwego rushinzwe igorora, numvise ijambo igorora ryakunaniye, ntabwo bakivuga amagereza bavuga amagororero, noneho icyo amagororero ashinzwe ni igorora, kugorora, ntabwo bikiri ugufunga, urabyumva. Hanyuma wa muvugizi ambwira ko ubo bamenya bene amakuru y'umuntu wakatiwe ari uko amaze kugezwa kuri hamwe mu ho bashinzwe, ubwo yageze mu igororero rimwe mu yabo nibwo bamenya amakuru ye, bivuga rero ko atarahagera. Hanyuma mbaza ushinzwe ubushinjacyaha, uvugira ubushinjacyaha yitwa Faustin Nkusi, ambwira ko uracyanyumva gatanuku kandi yego, ambwira ko nta makuru abifiteho, kuko namubwiraga ntimuvuga iki kuri ari amakuru ari kuvuga gutya na gutya na gutya. Arambwira ati nta makuru mbifiteho. Ndamubwira nubwo nimuyamenya mwayatubwira. Arambwira ngo ahubwo mwebwe igihe mwaba muyafite mwayatubwira. Buriya niyo nandika rimwe na rimwe ndakotinga direct quotes kugira ngo ibintu bisobanuke, ntabwo mbashaka ko umuntu agira ngo namuvugiye ibyo atambwiye. Mu bantu rero bashinzwe gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko n'ushinzwe inkiko, umuvugizi w'inkiko namuvugishije, ambwira ko ntabwo inkiko zishinzwe kujya kureba ishyirwa mu bikorwa by'imanza zaciye. Ati byaba ari akasamutwe turamutse dukaza akazi k'abahesha b'inkiko. Niwe wambwiraga ko RIB yabimenya, ubushinjacyaha nabwo bwabimenya, ndetse n'amagororero yambwiraga ko yabimenya, ariko amagororero yo ibyo bambwiye namwe mwabibonye ni ibintu byumvikana. Ntabwo igororero ryidumbukiza ngo rijye gushaka ngo baragukatiye ngo ino ufungwe ngo bajye kumuzana ngo ino ufungwe, oya, ahubwo abo baburanaga aribwo bushinjacyaha nibo ba mbere bagombye kumenya bati umuntu twatsinze ari hehe. So ubwo rero igihe amakuru azabonekera tuzayamenya nyine, uzayatanga undi azayavuga. Kandi igikuru nuko ntekereza ko murabyibuka ko umucamanza atigeze ashyira mu mwanzuro ko Prince Kid ahita afatwa, nta byanditsemo. So ni ugutegereza rero, kandi tugize
si ngombwa kandi yuko afungwa, rega ejo narabibabwiye, igikuru ni uko igihano cyatangajwe, igihe cyazagera wenda akakirangiza, kimwe n'uko yanakirangiriza iwe mu rugo, kuko nabyo biremewe, si itegeko ko umuntu ufunze ajya muri gereza. So nako umuntu wakatiwe ajya muri gereza ashobora no gufungwa mu bundi buryo, agahabwa ibyo bita nuza bracelet electronic bracelet, igikomo kiri electronic, ku buryo bamenya ngo ntarenga aha n'aha. So iyo turi no kubishakisha gutyo, ngira ngo mwabonye ko hari abavuze bati uri gushaka kumukoraho kandi yari yiturije. So ubwo rero twajya rimwe na rimwe dusaba abajya muri Mageragere, abajya Madrid, abajya n'ahandi za Nyakiriba na za Mpanga na za hehe na za Nsinda na za Miyove na Nyamagabe, imibare yabo ikagabanuka, bakajya bafungwa mu bundi buryo, nabyo bari kurangiza igihano. So murakoze cyane Godfather. Oswakim, ndashaka kubaza ikibazo. Nta kibazo. Kwandikirwa n'abantu barenga 4 hano nonaha bari kunsaba ikintu bati nk'umunyamakuru Oswakim, ko wabajije izo nzego zose ukazikoraho, waba wabajije abinjira n'abasohoka cyangwa immigration, umenye niba amakuru washakaga yo kumenya niba uyu musore yaba ari mu gihugu cyangwa yaba yarasohotse mu gihugu? Ndeka ngusubize icyo ngicyo. Mu bantu barebana n'iriya dosiye, urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka ntirurimo. Niyo mpamvu ntigeze njya kubaza umuyobozi warwo Afande Linda Nkuranga. Bariya bonyine ubwabo babifitemo inyungu zo kuba igihano cyarangizwa, nibo nagombaga kubibaza, bidakuyeho ko ariko mbonye online nta mpamvu yo kumuhamagara ngo muteshe umutwe. Afande Linda Nkuranga nawe namubaza, ariko aho nashakiraga ni hariya, kandi buri ibyo bansubije nabyo aba ari inkuru, urabyumva. Ariko urukumva twebwe amatsiko dufite saho harangiriza igihano, yaba ari hanze yaba ari henahe, ibi ngibyo ntabwo bitureba. Twebwe icyaduteye amatsiko tugakubitwa n'inkuba nuko yaba atakiri mu gihugu, yaruriye rutoni ikirere akagenda, yewe ko bamukatiye adahari. Twicyo dushaka kumenya, kidari mu gihugu. Umva ye, ibisigaye rero Godfather ni inyurabwenge tugomba gukoresha. Ese yari agifite pasiporo ye igihe yakurikiranwaga n'igihe yari agizwe umwere? Bahise igihe yakurikiranwaga birumvikana pasiporo bayifashe, hanyuma se amaze kugirwa umwere hari amakuru nk'amwe aramenye ko yayisubijwe. Jewe ko ntekereza amakuru ariho, ntabwo passport my friend, amakuru icyangombwa Prince Kid adafite ni driving license, ni driving permis de conduire. permis de conduire. Kandi impamvu nayo atayifite nuko yari ifite umwe mu ba victime. Urimo kunyumva? Bitewe rero na kuriya kuntu bitashobokaga kugira ngo victime yongere guhura n'uwamurongoye cyangwa n'uwo bafitanye ikibazo, ntabwo habonetse amahirwe yo kugira ngo bongere guhuza amaso amuhereze perimi ye. Urimo kunyumva? Ngiye nivuganiye n'uwo victime ambwira ko iyo perimi akiyifite nibyo, ariko ibindi byangombwa Prince Kid arabifite. Ko hari abantu banyandikiye inbox bamaze kubona ko nabuze amakuru, bakambwira ko nta pasiporo ye afite, kwifitwe n'izindi nzego. Kambabwira abavandimwe, sibyo? Imyaka 5 ntabwo ari imikino muri iyi sosiyete, aho ubuyobozi buvuga ko umugore ari don't touch. Igihe kizagera, urumva, ukuri muzakubona. Ntabwo ari wa mupapa wakubise umukobwa, murabyibuka, umwe wabiregeye kuri Twitter, urumva, witwa Habumugisha, ngo hashira iminsi twumve yibere muri Amerika, igihe kirageragera n'umufaransa ati bonjour Paris, ariko yarizanye, murabyibuka, ajya kurangiza nuzaye igihano Mageragere. Uriya ni umugabo w'intwari cyane, Habumugisha, irindi zina rye ntabwo ngibuka, nyiri Goodrich TV niba nibuka. So Prince Kid rero ejo narababwiraga fondation y'ibikorwa afite mu Rwanda, imiryango afite, urumva, aramutse agiye kuba muri exile,
ntekereza ko atabaho neza kurusha, kandi nababwiye kuba bishoboka amezi 9 ntiyamaze mageragere nese. Ubuzima bukomeza iyo yaba ahubwo amagororero yacu yujuje ibisabwa mpuzamahanga, ntaba afite ubucucike bukabije, na abantu biga, abantu bakina, abantu barya indyo ikwiye, urumva ibiba byabaye nta wabyikururira. Ariko nanone ntabwo babivuga ko ubuzima burangiye. Nyuma y'imyaka 4 yagaruka akongera akaba wa wundi, kandi afite urabona ko sosiyete itamuteye amabuye cyane, urumva cyane cyane ko biriya byabaye. Ushatse kureba ku bantu benshi wasanga baragiye babikora, abarimu baryamanye n'abanyeshuri babo, abagitifu bajya batereta wenda abakozi bo mu murenge. Uzanye sikaneri ugasikana uru Rwanda gutya, ushobora no gusanga no mu bacamanza barimo abagize ibyo bagirana n'abagrefiye babo. So buriya Prince Kid ni ebana yaguye mu matsa, ni kwa kundi nyine aho umugabo aguye ubundi uteraho utwatsi. Ntabwo ibingibi no gushaka amakuru ari uko ndi kumushinyagurira, oya, nuko nabisabwe na sosiyete n'umutima nama wanjye. Ntabwo ushobora gutwika inzu ngo uhishe umwotsi. Ntabwo umuntu wari uzwi cyane kuri uru rwego amakuru yazabura burundu. Ni ya matsiko ya muntu, ndabumva, ariko kandi nanjye nari nyafite, namwandikiye biranga, namuhamagaye ntibyakunze. Icyo nifuza nuko aho yaba ari amahoro, nta kindi. umva agatwenge ka Godfather ja aha Bwaradamaraye basi. Karabe mbere karabe. yuko erega ikindi erega nshaka kubaza erega aramutse anahari yafatwa iriya minsi 30 ahari, kuko agomba kujurira akarengane. aramutse nabwo kandi yaragiye akagaruka imyaka 5 yararangiye, nta n'ikintu burya ariko yababazwa, nta na kimwe. uretse gatongo ngo iki umva mbikubwire, kangorore neza ijwi kugira ngo unyumve. Ahari ni ugutegereza iyi minsi 30 akabanza akandika, akabanza agasaba ko yarenganye, kuko nicyo urukiko rwa nyuma rwarangiye, hasigaye cyitwa akarengane. Bigasabwa yuko urubanza rwahabwa urundi abandi cyane muri Cour Supreme, ndumva ari n'ahandi hamwe, uri kumva bemere kuburanya runo rubanza. Iminsi 30 irangiye bataramwemerera, atarigeze anabisaba, yajya gufungwa. Nabwo kandi aba yaragiye akagaruka iminsi 5, imyaka 5, ndi kuvuga imyaka 5 yararangiye, nta nubwo yakongera gufungwa kuko icyaha cyaba cyararangiye. Urahari cyangwa nta gusaba amategeko? ni ibyifuzo by'abafana kuba ibintu tubivuge ko wari uhari. Ibi bintu, iyi nkuru wazanye ibihuha bya mbere ko ari Mutabazi, siko twabivugaga ejo, siko twanamwabwiye ngo aze kubisobanura. Ibihe ibi ngibi by'uko Prince Kid ngo ari Dubai yagiye n'umugore we, none se ko nyine yabizanye. Njyewe ubwanjye sinakubwiye, naha sinababwiye yuko uri Dubai ari Elisa. imyaka 5 ntabwo tuzi niba azajurira. Igihe tutaramenya ko azajurira, ubu turamufata nk'imfungwa yakatiwe. Beka, ibi bintu twabihuza gute nk'umuntu wakurikiye ikibazo kuva mu mizi yacyo? Biramutse bibaye impamo akaba ari hanze yaragiye ntazanagaruke kurangiza igihano, ibi bintu byaba bihuriye hehe n'ipfukiranwa ibifi binini cyangwa bamwe mu bantu bakoranye na Prince Kid bakingiwe ikiba batigeze bagaragara muri rubanza? Byaba bihuriye hehe Beka? ntago namenya ngo bihuriye hehe, kuko naga ari je wabiburanishije cyangwa waburaniye even victims. My position is Prince Kid yaba ari hanze, ubwo yaba ari hanze legally, kubera ko hari documents zishobora kukwemerera kugira ngo usohoke igihugu. Ubwo yaba yarazibonye gute? That's another case you could ask. Ubona gute impapuro z'inzira ufite urubanza ruri kuri iyo stage? Icyo ni ikibazo kimwe. Icya kabiri, aba yari hanze akaba wenda ataranagaruka, it doesn't mean ko yatorotse ubutabera. Ashobora no kujurira, kandi kujurira it doesn't ask ko aba hari n'umwavoka bashobora kubimukorera, nuko nako kuba ari ukujurira. So it doesn't make any sense making conclusions at this stage. Ariko kubera ko the society nyine, it's our society by the way bamuruma mongering nyinshi, so that will have to come up definitely. Ariko noneho
we need actually to be na patient tukareba kuko hari iminsi 30 yo kujurira nirarenga nituze umwavoka we ashobora kuba atari mu gihugu ariko ashobora kwasayininga umwavoka akamujuririra. That is possible. So nabyo nituzi niba yaranasohotse then aba yarasohotse legally, then we need someone to be accountable for it, kubera ko kugira ngo usohoke legally ugomba kuba ufite impapuro z'inzira, kugira ngo ube ufite urubanza ruri kuri level ya rep ukabona urupapuro rw'inzira, then that's another question. Ariko nanone igihe imbaraga hari abantu bakomeye my friend kurusha n'amabuye nazwa amategeko, sometimes they go above that.